Bene data namwe inshuti zacu mwese abakurikira ikiganiro Saveur Divine ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Imana ingiriye ubuntu rero bwo kongera kuvugana namwe kugira ngo tuganire turebere hamwe icyo umwuka wera atubwira. Nkuko mwabyumvise kuva ku wa mbere, abashoboye gukurikira turi ku nsanganyamatsiko yitwa ngo ibigeragezo. Twese uko twaba tumeze, yaba uri umukristo usanzwe, waba umudiyakoni, waba umupasiteri, waba iki n'iki cyose, uwo uriwe wese, uko aho tuva tukagera, twese turageragezwa. Yewe hari n'ushobora kureba ukavuga uturiya we yageze mu bisubizo, nyamara burya nawe umwegereye ukamuganiriza wasanga afite ibimujomba utazi. Hariho n'ikindi kintu abantu bakunze kwibeshyaho bakavuga bati iyo umuntu ahagaze neza mu gakiza ntabwo ashobora kugeragezwa. Oya, icyo nacyo ni ukwibeshya. Ikigeragezo si igihano, ahubwo Bibiliya inatubwira yuko Uwimana yemeye ko ageragezwa burya ngo abahiriwe. Ugeragezwa aba ari mu marira, ariko ndagira ngo nkubwire yuko ikigeragezo kigusunikira ku Mana. Haleluya. Bene data bambanjirije batubwiye kuri Yobu, batubwiye iby'inkuru za Yobu, hari watubwiye n'inkuru za Yozefu, ukuntu abo bombi bageragejwe kandi bakabyitwaramo neza. Uyu munsi nanjye rero ndagira ngo tuganire ku wundi muntu tubona muri Bibiliya, ni intumwa Pawulo. Intumwa Pawulo mu gihe yari hafi kurangiza urugendo yahuye n'akaga gakomeye. Yahuye n'abamurwanya, abarwanyaga ubutumwa yatangaga, yewe bamugiriye nabi. Hanyuma tugiye kureba amagambo Pawulo ubwe yivugiye asobanura ukuntu yahuye n'ikigeragezo. Ni amagambo yanditse muri Timoteyo wa kabiri igice cya 4, turahera ku murongo wa 14 kugeza ku wa 18. Timoteyo wa kabiri igice cya 4 uhereye kuri 14 ukageza kuri 18. Haranditswe ngo Alexandere umucuzi w'imiringa yangiriye inabi nyinshi, umwami wacu azamwitura ibikwiriye ibyo yakoze. Nawe umwirinde kuko yarwanije amagambo yacu cyane. Mwiburana ryanjye rya mbere ntawampagarikiye, ahubwo bose barampanye ntibakabibarweho. Nyamara umwami wacu yarampagarikiye arankomeza, kugira ngo ubutumwa bubwirizwe n'akanwa kanjye butagabanije abanyamahanga bose babwumve. Nuko nkira akanwa k'intare, kandi umwami wacu azankiza ibibi bibangirira byose, andindire kugira ngo anjyane mu bwami bwe bwo mu ijuru. Icyubahiro kibi cy'iteka ryose. Amen. Aya ni amagambo Pawulo yabwiraga Timoteyo. Tubonye yuko ngo uwitwa Alexanderi yamugiriye inabi nyinshi. Mbese uyu mugabo yazizaga iki Pawulo? Ibyerekeranye n'uyu Alexandere nanone tubibona mu byakozwe n'intumwa igice cya 19. Ni amagambo asobanura ukuntu aba bacuzi baziraga Pawulo. Icyo bamuhoraga mu by'ukuri ni uko bacuraga ibigirwamana
kandi Pawulo akaba atanga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ubwo butumwa bwiza bukaba bubuza abantu gukora, kwishushanyiriza, kwiremera ibigirwamana. Ijambo ry'Imana ritubuza gusenga ibigirwamana. Ni nacyo Pawulo yigishaga, akababwira ati izo mana zakozwe n'amaboko y'abantu ntacyo zivuze, ntabwo ari zo, kandi ijambo ry'Imana rirabibuza. Nuko Pawulo akababwira ko bagomba kwihana, ko bagomba kureka gusenga ibigirwamana. Mu gihe rero aba bantu Pawulo ari kubabuza ibyo ngibyo, bo ntabwo bigeze babyishimira, kuko mu by'ukuri yari bizinesi yabo, yari umwuga ubatungishije. Ndagira ngo nkubwire yuko imyuga yose ntabwo ihesha Imana icyubahiro. Hariho umwuga ushobora gukora ukaba uvuga uti urantungishije, ariko utari guhesha Imana icyubahiro. Abajya bicuruza, bagacuruza imibiri yabo, nubwo bavuga ngo birabatungishije, ariko ntabwo bihesha Imana icyubahiro, ni icyaha. Aba ngaba rero nabo niko byari bimeze. Nuko babonye yuko Pawulo atanga ubutumwa burwanya uyu mwuga wabo, batangira kumwikorera, batangira kumugirira nabi. Ariko ku murongo wa 17 Pawulo ubwe aratura akavuga ngo umwami yarampagarikiye, umwami yaramukomeje. Haleluya! Ndashimira Imana yuko igiza igabana natwe mu bigeragezo. Ndashimira Imana yuko igiza ikabana n'abana bayo, ikabakomeza mu bigeragezo. Umuririmbyi umwe yaravuze ngo uwo njya nikomezaho ngo ni Yesu Kristo, uwo njya nikomezaho ni Yesu Kristo. Ngo reka mubashimire ngo kuko yampagije. Na Pawulo rero mu kugeragezwa kwe, uwamukomeje, uwo yikomejeho nta wundi ni umwami Yesu. Aratubwira ngo yaramuhagarikiye. No ku murongo wa 18 Pawulo arakomeza agira ati reka umasomere kuri 18 yaravuga ati kandi umwami wacu azankiza ibibi bangirira byose, andindire kugira ngo anjyane mu bwami bwe bwo mu ijuru, icyubahiro kibe icy'iteka ryose. Amen. Nshuti yanjye, mbese waba uri gutotezwa n'umuntu runaka? Humura, komeza ukwizera, zamura ukwizera, ugere kuri urugero rwa Pawulo, wature uti umwami wanjye azankiza muri byose, andindire kugira ngo icyubahiro cye kizamurwe iteka ryose. Haleluya! Ndagira ngo turangize dusengera hamwe. Tugiye gusenga isengesho rigufi cyane ryo gukomeza umuntu wese waba uri guca mu kigeragezo. Mana Data wa twese, ndagushimiye cyane, ngushimiye ijambo ryawe yuko ari ubuzima. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe riradukomeza, ijambo ryawe riraduhumuriza. Twumvise inkuru z'ukuntu umukozi wawe Pawulo yatotejwe, yababajwe, ariko muri byose aratura ati umwami yarampagarariye, umwami yarankomeje. Nanjye ndisabiye umuntu wese uri guca mu kigeragezo muri aka kanya, muri iki gihe, uwumva ubu butumwa ari mu kigeragezo iki n'iki, ndakwinginze, ndagutabaje Papa, ndagutabaje kugira ngo wowe ubwawe uze umukomeze, kandi mu kigeragezo ari gucamo, ndakwinginze kugira ngo azasohokane ishimwe, azasohokane ubuhamya buzaguhesha icyubahiro.
ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye, amen.